Ikaze kuri wowe wahisemo kubana natwe, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu kubigeraho nta kundi kandi subscribe, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ni gute twabana neza n'abo tuvukana. Ese ubundi ni ngombwa kubana neza n'abo tuvukana? Nibyo tugiye gusuzumira hamwe uyu munsi. Kuki dukwiriye kubana neza n'abo tuvukana? Nk'uko babivuga, ubundi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ntushobora kubura icyo upfa n'abo muvukana. Urabakunda kandi nabo baragukunda, ariko hari igihe mutumvikana pe. Bimwe mu bibazo rero abantu bavukana bagirana akenshi bishobora gukemuka ari uko gusa babiganiriyeho. Urugero, nk'abahungu bararana mu cyumba kimwe, bashobora gutongana bapfa ko umwe abangamira undi. Umuti ni uwuhe? Ni ukubiganiraho kandi buri wese akirinda kubangamira mugenzi we. Urundi rugero, umukobwa ashobora kwitiza imyenda y'uwo bavukana. Byakemuka bite? Ni ukubiganiraho kandi bagashyiraho imipaka buri wese atagomba kurenga. Hari igihe rero ibibazo abantu bavukana bagirana bishobora gukomera, bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane. Reka dufate ingero ebyiri z'abantu bavugwa muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni urwa Miriyamu na Aroni bagiriye ishyari Mose wari murumuna wabo, kandi byateje ibibazo bikomeye pe. Urundi rugero ni urwa Kayini na murumuna we Abeli. Kayini yarakariye cyane murumuna we Abeli, bituma agera n'aho amwica. Ni irihe somo twakura kuri aba bantu bombi? Isomo twabakuraho ni ukwirinda kugirira ishyari abo tuvukana. Urumva ko rero kurakarira cyane uwo muvukana bishobora kuguteza akaga. Ese byaba ari ngombwa cyane ko mukemura ibibazo mwaba mufitanye? Yego rwose. Nk'uko bamwe tubizi, ubundi hari igihe kumvikana n'abo tuvukana bitugora. Ariko niyo byaba bigoye gute, hari byibuze impamvu ebyiri zagombye gutuma dukemura ibibazo dufitanye. Impamvu ya mbere, bigaragaza ko ukuze. Igitabo kimwe kivuga ko utinda kurakara aba afite ubushishozi bwinshi, ariko unanirwa kwihangana yimakaza ubupfapfa. Urumva ko rero iyo ugize icyo upfa n'uwo muvukana, ntuhite urakara, ahubwo ugatuza ndetse ukamwihanganira, bigaragaza ko wakuze. Impamvu ya kabiri, bizagufasha mu gihe kizaza. Tekereza kuri iki kintu. Niba udashobora kwihanganira ukudatungana kw'abo muvukana, ese uzabasha ute kwihanganira uwo muzashakana, umukoresha wawe, cyangwa se abo muzakorana? Ni irihe somo rero twavana muri iki kiganiro? Isomo ni uko kuganira n'abandi no gukemura ibibazo dufitanye nibyo bizadufasha kubana neza n'abandi. Kandi mu miryango yacu niho hantu heza cyane twabyigira. Wakoze kubana natwe, naho dusoreje ikiganiro cyacu. Tukibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, kubigeraho nta kundi kanda kuri subscribe. Niba utarabikora, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe, ubundi uhorane natwe. Turakwifuriza ibihe byiza rero, naho ubutaha. Bye.